ukaza kuvuga ati ahubwo we warihebye ariko n'urukundo rwayo gusa sibyo byose biri mu biganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki kw'ibiganza byanjye tuyemwo amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese wumva nkwiriye nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura listen ninjye wakwicishije nakoze ibibi aba ari we upfa sinzibagirwa ukuntu wakoze n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa kubusa uruhame ubushake bwe wari wimbereye nk'umutuzo ijoro ryose rigusingiza urudaca abana rifite kurusha ngo mbiguhe kugurukundo nkunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki kw'ibiganza byanjye dutuyemo amafuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye urukundo rwayo gusa reka tuyikomere amashyi iyo iraba bya bindi dukora ntitwari kuba hano ariko kubw'imbabazi zawe yabyemeye sibyo duhaguruke rero tuvuga ati nawe utokura umuntu kandi nawe utomugeza iri hasi nawe utokura umuntu kandi nawe utomugeza nawe utokura umuntu kandi nawe utomugeza nawe utokura umuntu kandi nawe utomugeza turaza kuryoheka amashyi yacu twagiye twese volume hariya twagurutse twese twagurutse amashyi yacu twagurutse kabisa volume yindi tuzamure neza yawe narayibonye cyagiye nari mbabaye nako noyidondora sifisa nohera canke imana ngo jemereke kuko bituye amasimwe arenze umutima wanje naniyo mpamvu shima ineza
namwe imana igira abashikari murakoze. Haleluya! Gogo ndamukunda cyane n'inshuti yacu cyane aradukunda. Mayicheke nicyo gituma ashaka uzomunzanire ku kibanza ndamurabira kandi zimukwiye kandi mubereye. arabuze uko yifata. Wakoze kuza hiri kado yawe nzokujana neza ndagufashe neza akaboko bose atagutsitara. Yesu ashimwe cyane. Amashyi menshi kwa Gloria turaza kumwongera akaririmbo. Urakoze cyane kaduhe Bwana nono nawe adushirire